Mu kiganiro cyacu rero menya byinshi cy'uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bigera kuri 37 ugomba kumenya muri ubu buzima, kubera ko mu kiganiro menya byinshi tugenda tuganira ku bintu bituma tumenya uko tugomba kwitwara muri ubu buzima, uko tugomba kubamo, uko tugomba kubanira abandi, ndetse no kugira ngo nyine tubashe kwimenya, tumenye ndetse n'abadukikije. Niyo mpamvu rero muri kino kiganiro tuba tugomba kugenda tuganira ku bintu nk'ibyo ngibyo, ari nayo mpamvu naguteguriye ibintu 37 ngiye kukubwira ugomba kumenya muri ubu buzima kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza. Ikintu cya mbere nakubwira nuko buriya ubuhoni ari bwo bwonyine butuma umuntu nyine yibagirwa umuntu wamukuye mu bibazo, ahubwo nyine akibuka gusa umuntu wigeze kumushyira mu bibazo. Ikintu cya kabiri nuko kurira atari ikosa, ahubwo nyine ikosa nukongera kurizwa n'ikintu kigeze kukuriza ku nshuro ya mbere maze kikongera kukuriza nanone ku nshuro ya kabiri. Icyo gihe rero kurira kwawe kuba kubaye noneho ikosa, ariko ubundi kurira ntabwo ari ikosa. Ikintu cya gatatu nakubwira nuko kongera gusubira mu rukundo n'umuntu mwatandukanye buriya bimeze nko kongera kureba filime wigeze kureba, kubera ko nyine ubuzi uburyo itangira, ukaba uzi n'uburyo isozwa. Niko rero no kongera gusubira mu rukundo n'umuntu mwatandukanye biba bimeze, byanze bikunze nyine iyo filime ubongera gusubiramo, ugiye kongera gusubiramo ubuzi uburyo izongera ikarangira n'ubundi. Ikintu cya kane nakubwira nuko buriya ubabaye cyane kubera cyangwa se umutima wawe ubabaye bitewe nuko inshuro nyinshi wemera cyangwa se ukemerera abantu kuwinjiramo, nyamara bitwaje n'intwaro zo kuzawubaga. Abantu rero inshuro nyinshi binjiza mu mutima wawe nibo bagira uruhare nyine mu kukubabaza, kubera ko nyine ntago harimo ababa batazanywe n'amahoro, ahubwo nyine bakaba baje mu mutima wawe gusa kugira ngo bakunde nyine bakubabaze. Abantu rero bakubabaza kenshi ni wowe uba wanabinjije nyine mu buzima bwawe cyangwa se mu mutima wawe. Ikintu cya gatanu nakubwira nuko buriya abantu benshi bazagusaba nyine ko wabaha umutima wawe nyine kugira ngo bawuturemo, bakakubwira bati ese wambabariye basi nkibera mu mutima wawe, umutima wawe ukawuma. Warangiza rero umutima wawe ukaba urawubahaye, wamara kuwubaha rero aho kugira ngo nyine bicare mu mutima wawe batuze, ahubwo ukabona bararwana no kujya gutura mu ikofi yawe. Wowe ko wasabye ko umuntu aguha umutima we akawugutuzamo, uri kurwana no kujya gutura mu ikofi ye, ujya gushakamo iki? Ikintu cya 10 nakubwira, cya gatandatu nakubwira nuko buriya hariho abantu benshi nyine bashima Imana ko yabagize abagabo cyangwa se yabagize abahungu. Hariho rero abagabo benshi cyangwa se abasore benshi bashima Imana kubera ko nyine Imana yabaremye gutyo ikabagira abahungu cyangwa se abagabo nyine, kubera ko iyo baza nyine kuba ari abakobwa ubu ngubu baba bafite abana bagera ku 10, kandi abo bana 10 bose bakaba batari kuba bahuje base. Birashoboka yuko nawe niba ukurikiye BVN Radio muri kano kanya ukaba uri umugabo cyangwa se ukaba uri umusore, ushobora kuba nawe wabihamye ukavuga ngo iyo nza kuba umukobwa, ubu ngubu mba mbanze gukuramo nk'inda nka 50 cyangwa se nkaba mfite nk'abana 10, ariko bose nta n'umwe uhuje se n'undi. Kubw'iyo mpamvu rero abagabo benshi nyine bashima Imana ko bisanze nyine ari igitsina gabo gutyo.
ikindi kintu cya karindwi nakubwira nuko niba byarakunaniye gushima Imana kubw'ibyiza nyine yagukoreye, basi ntuzajye nyine wirirwa uninuba kubw'ibibi bikugeraho. Niba wumva bitagushobokera cyangwa se byarakunaniye gushima Imana kubw'ibyiza byose yagukoreye, basi nyine uzajye wicecekera we kwirirwa winuba no ku bibi nyine bikugeraho. Ikindi kintu cya munani nakubwira nuko akenshi nyine uzumva abantu bagira bati ese kuki Imana yahaye abandi amafaranga njyewe ntiyampe, ese kuki Imana yahaye abandi ubwiza njyewe ntibumpe, kubera iki yahaye abandi kwiga njyewe ntibime, njyewe bikaba byaranze. Abantu bavuga gutyo benshi nyine uzagenda ubumva, ndetse wamaze no kumva benshi nyine bavuga gutyo, bavuga ngo kubera iki Imana abandi yabahaye ibi ngibi n'ibi njyewe bikaba itarabimpaye. Ariko ni gake cyane uzumva nyine umuntu ari kwibaza cyangwa se avuga ati ese kubera iki Imana yampaye amaboko ariko abandi bakaba ntayo bafite, ese ni kubera iki Imana ngiye yampaye ubushobozi bwo kubasha kwijyana ku bwiherero ariko abandi bakaba bagomba kwinginga abandi ngo babajyaneyo. Ni gake cyane uzasanga umuntu nyine ari kwibaza ibyo bibazo. Uko rero umeze kose nakubwira ngo ujye ushima Imana, kubera ko muri ubwo buryo umezemo wumva ushobora kuba utanishimiye, ureba ukabona hari byinshi nyine wumva ubona bikugora. Reka nkubwire ko hari abantu bumva baramutse babayeho nkawe bakumva isi yabibaryoheye cyane. Ubwo rero mu mwanya wo kujya kwibaza ngo kubera iki Imana yahaye abandi amafaranga njyewe ntiyampe, ahubwo uzajya unahindukira uvuge ngo ese kubera iki Imana yampaye amaboko hakaba hari abandi nyine batayafite. Ibyo nubitekerezaho bizagufasha gushima Imana ku byo ufite. Ntago nzi neza niba wabasha kwiyumvisha uburemere byaba bifite ubaye usaba umuntu kujya kugukorera isuku mu gihe ugiye mu bwiherero. Uzi ko ibyo bintu nyine icyo kintu utabasha kukikorera, ukavuga ngo ukajya biba ngombwa yuko nyine ubwira umuntu ngo wankoreye iyi serivisi ukankorera isuku nyine mu gihe ugiye kuri toilette, ntubashije kwijyanayo, ndetse niba unagezeyo nyine birasaba uri muntu uri bugukorere isuku. Ibyo bintu rero nubasha kubyumvisha ukumva ko hari abandi nyine batabishoboye kubyikorera kandi wowe ubishoboye, ibyo bintu bigutere gushima Imana ku byo ufite, maze ugire umutima utuje. Ikintu cya cyenda nakubwira nuko uriya nta kindi kintu cyatumye akubabaza mu rukundo bigeze aho ngaho. Ndabizi ko mu rukundo wari ubabariyemo, ndetse ahora akubabaza ukabona nta n'ikintu binamubwiye, ariko nyine kuba akubabaza mu rukundo bigeze aho ngaho byose nyine byatewe nuko wamukunze urukundo rwinshi atari yiteze nyine kuzamukunda. Maze umaze kumuha urukundo rwinshi rero atari yiteze kuzamukunda, birangira urwo rukundo arusinze. Amaze kurusinda rero agusindiraho. Niyo mpamvu nyine akugaraguza agati kandi nyine akakubabaza uko abyumva. Ikintu nakubwira nuko akenshi umuntu kubabaza mu rukundo nyine biba byatewe nuko uba wamukunze urukundo rwinshi rurenze urwo yari yiteze kuzamukunda, ku buryo nyine wari umuhaye ari rwinshi nyine akarusinda. Nuramuka ukunze umuntu rero urukundo rwinshi rurenze urwo yateganyaga kuzamukunda, aho kugira ngo nyine nawe agukunde nk'uko nawe umukunda nyine, ahubwo nyine azabikoresha nk'intwaro yo kugushahura. Sinzi niba n'abagore n'abakobwa bashahurwa, ntabwo mbizi, ariko nyine azakoresha nyine icyo kintu nk'intwaro yo kugushahura, kubera ko murambikubwira yuko impyisi nyine ihora ari impyisi nubwo yaba yambaye inkweto. Mu bintu 37 rero nakubwiye naguteguriye uyu munsi ngomba kukubwira ugomba kumenya muri ubu buzima, reka nkubwire icya 10 nkubwire yuko buri imyenda myiza nyine ntabwo ishobora nyine guhindura uko igihoni cyangwa se uko ibihoni bigaragara.
ushobora kubona ibihoni byambaye neza nyine ukabona birasa neza bimeze neza, ariko iyo myenda myiza ntabwo yahindura imico mibi y'ibihoni n'ubundi, cyangwa se imyitwarire y'ibihoni. Ntabwo igihoni cyahindurwa nuko cyambaye neza. Icyakora ku isura nyine ushobora kukireba ukabona kirasa neza cyambaye neza, ariko igihoni kiba ari igihoni nubwo cyaba cyambaye neza mu mico. Ikindi kintu cya 11 nakubwira nuko buriya ingano y'umutwe w'umuntu ntayihuriye n'ubwenge burimo. Ntuzapime ubwenge bw'umuntu ugendeye ku ngano nyine y'umutwe afite ngo wumve ko n'ubwenge nyine afite ariko bungana. Ariko kandi nushaka kumenya akamaro k'ikibuno uzicarira umutwe. Niwicarira umutwe byibura iminota 5 uzaba wamaze kumenya akamaro k'ikibuno. Ikindi kintu cya 12 nakubwira nuko muri ubu buzima nyine ukwiriye kuzirinda kwizera umuntu byihuse, kubera ko impamvu nkubwira ko udakwiriye kwizera umuntu byihuse nuko ibikomere byinshi tugendana mu mitima yacu ntabwo byatewe n'abanzi bacu, ahubwo nyine byagiye biterwa n'abantu twagiye twiringira ndetse tukizera, ariko nyine bikarangira baduhemukiye. Ibyo bikomere nibyo byinshi dufite mu mitima yacu. Ntabwo ibikomere byinshi dufite mu mitima byatewe n'abantu b'abanzi bacu cyangwa se abantu batatwifuriza ibyiza, ahubwo ibikomere byinshi tugendana mu mitima yacu byatewe n'abantu twagiye tugirira icyizere, ariko birangira nyine n'ubundi baduhemukiye. Ikindi kintu cya 13 nakubwira nuko buriya uzihutire kubabarira umuntu nyine waguhemukiye, ariko nyuma yo kumubabarira uzihutire kubabarira umuntu waguhemukiye, ariko nyuma yuko umaze kumubabarira ntuzongere kongera kumugirira icyizere ukundi. Niba umuntu yaraguhemukiye yaraje mu rugo rwawe akaguhemukira, uzamubabarire byihuse, umuhe imbabazi. Nagusaba n'imbabazi rwose uzimuhe, ariko nyuma yo kuzimuha ntuzongere kumwemerera kongera kuza mu rugo rwawe. Uzamubwira ngo cukwawe nanjye cukwanjye, ntuzongere kungarukira mu rugo, ariko imbabazi z'ibyo wakoze zo ndaziguhaye. Ikindi kintu cya 14 nakubwira nuko buriya abantu bashobora kukwifuriza gutera imbere, ariko wamara gutera imbere bikabababaza. Ni ibintu bibaho kenshi cyane yuko nyine abantu baba bakubwira courage, ibintu bimeze neza, birimo biragenda neza, bakakubwira tukuri inyuma, ariko nyine wamara gutera imbere nk'uko babivugaga ugasanga noneho byabababaje, ku buryo niyo nyine bigucanze ukongera ugasubira inyuma, usanga bateguye umunsi wo kujya gutanga ituro ry'ishimwe. Ikintu cya 15 rero nakubwira nuko buriya abantu bakururwa cyane n'imico yawe kurenza isura yawe. Niba rero abantu bakururwa cyane n'imico yawe kurenza isura yawe, nakubwira ngo gabanya makeup witera mu maso, ahubwo nyine wongere makeup ku mico yawe myiza, uba ariho wongera makeup. Nigeze kukubwira yuko iyo umuntu umwe ajyanye ikirura ku isoko, undi akajyana umwe akajyana impyisi cyangwa se ikirura ku isoko, undi akajyana intama, abantu benshi nyine bazahurura bashaka kuza kwirebera ikirura, ariko mu guhurura bose baza kureba ikirura, intama nta n'umuntu uyitayeho, uwazanye intama nta n'umuntu uri kumubaza igiciro.
wa wundi w'ikirura nyine bazaza kumushungera bareba iryo tungo yazanye, niba ari itungo niba ari iki simbizi, ariko azategereza ko hari umuntu uri mu bubaze igiciro ngo maze icyo kirura kigure nyine akijyane mu rugo iwe, ariko ategereza hebe. Ku mugoroba rero isoko rigiye kurangira, ba bantu bose bazasiganwa bajya gushaka wa muntu wazanye intama, nubwo bose biri wenyine batumbiriye ikirura cyangwa se aricyo bahanze amaso cyabatangaje cyane, ariko ku mugoroba bose bazahindukirira wa wundi wazanye intama wari wiriwe wabuze n'umubaza igiciro, maze bose bajye kunyaganwa bashaka ya ntama, nuko bayigure baba ariyo batahana, ariko cya kirura nyiracyo azongera gitahana. Ibyo rero nakubwira yuko n'ubwiza bwawe ndetse n'isura yawe nziza abantu bazayitangarira bose, usange nyine ni wowe ugezweho. Witeye make-up z'umubiri, ibintu byose bimeze neza iki n'iki, ariko abantu bose nyine bazaguhururira nk'uko cya kirura bagihururiye, ariko uzategereza umuntu wakubwira ngo ese waje tukibanira umubure. Wa wundi w'imico myiza we rero nta muntu uzaba uri kumureba, kubera ko we bazaba baje kukureba nyine kugira ngo baryoshye, ariko nyuma y'igihe runaka bose bazasiganwa bajya kureba wa wundi witeye make-up z'imico myiza, maze ubundi baba ari we babwira ngo ngwino ngushyire mu rugo. Ikintu cya 16 nakubwira nuko buriya ntuzavuga umuntu nabi imbere y'abantu bashonje. Nuburi imbere y'abantu bashonje ntuzigere ugira umuntu uvuga nabi, kubera ko abo bantu nyine bashonje bashobora kujyana iyo nkuru bakayijyana kugira ngo bakunde bibonere ibyo kurya. Ubwibyo rero ntuzajye uba uri imbere y'abantu bashonje, ntuzajye upfa kuvuga ikintu kibi ku muntu runaka. Mu kiganiro menya byinshi ngenda nkubwiramo ibintu bigiye bitandukanye, rimwe na rimwe bisaba nyine kubanza kubisesengura neza ndetse ukanabitekerezaho neza kugira ngo ukunde ukuremo message yawe. Ubwo rero nizere ko wowe unkurikiye wazamuye ubwenge cyane ndetse wazamuye mind yawe nyine kugira ngo tubashe kugendana neza. Ikintu cya 17 nakubwira nuko buriya ntugakunde kugaragaza ibibazo byawe ngo usange wabizamuye nkaho uzamura idarapo cyangwa se nk'uzamura ibendera. Usanga ibibazo byawe social media biki n'ibiki wo muhuye wese ibibazo byawe. Ibyo bintu nakubwira ngo buriya uko inkende irushaho kurira igiti bayishimagiza nayo izamuka niko irushaho kwerekana ubwambure bwayo. Kubw'iyo mpamvu rero ntuzamere nk'inkende nyine ikomeza kurira maze ubwambure bwayo bukarushaho kugenda bugaragara. Niba ufite ibibazo jya ucunga neza uburyo ubigaragazamo ndetse n'uburyo ubitangaza. Ntago nakumva neza impamvu uba ufite ikibazo cyangwa se niba ufite ikibazo warangiza isengesho ryo kugira ngo nyine icyo kibazo Imana ikigufashemo. Iryo sengesho ugasanga warikize kuri WhatsApp status wari postinze. Isengesho ryo kugira ngo Imana nyine gukure mu kibazo ufite runaka. Ariko nakubwira ko Imana nta nimero yawe ifite kandi nta nubwo igireba stati. Ntago Imana igireba status. Ubwo rero kuba Imana itareba status, iryo sengesho ryawe uzagenda mu cyumba urisenge ubibwira Imana, uyibwira ikibazo ufite anaho kuza kubishyira kuri status. Ntago Imana ireba stati, nta na nimero zawe igira. Kubw'ibyo rero ibibazo byawe uzajya ucunga uburyo ubimenyekanishirizamo.
icyo ni ikintu cya 17. Cya 18 rero nakubwira nuko inshuro nyinshi buriya tubabazwa n'abantu batuzi, ariko nanone tugahumurizwa n'abantu batatuzi. Akenshi tubabazwa n'abantu batuzi, ariko nanone tugahumurizwa n'abantu batatuzi, kugira ngo nyine nabo tubizere bongere kutubabaza nanone, bikagenda bizenguruka gutyo. Ukababazwa n'abantu bakuzi, ugahumurizwa n'umuntu utakuzi, ariko nawe akaguhumuriza kugira ngo umwizere nawe azongera kubabaze nanone. Ikindi kintu cya 19 nakubwira nuko buriya uzajya ugerageza kugira ubumuntu nubwo waba nta kintu ufite. Kuba nta kintu ufite ntibizajye bituma utagira ubumuntu. Gira ubumuntu nubwo waba nta kintu ufite. Ikindi kintu cya 20 nakubwira nuko buriya nyine kuvuga ko guhora uvuga nyine ko udashobora kubana n'umugabo udashoboye kugutunga, ugasanga buri gihe wari utanga amakuru yuko nyine udashobora kubana n'umugabo udashoboye kugutunga, kandi warangiza nyine ukanirirwa unarwanira uburenganzira bw'umugabo n'umugore, uburinganire bw'umugabo n'umugore, uba uri kwisebya cyane. Niba umugabo n'umugore baringaniye, kubera iki wumva yuko uri gushaka umugabo uzagutunga? Ubwo rero rekera kwisebya, ubirekera aho ngaho. Niba ukivuga yuko utabana n'umugabo nyine udashoboye kugutunga, ubwo ibintu byo kwirirwa nanone urwanira uburenganzira cyangwa se uburinganire bw'umugabo n'umugore uzajya ubireka, kubera ko nyine waba uri kwisebya. Kuko niba umugabo n'umugore bose baringaniye, nawe bivuze ko n'umugabo wanamutunga wana. Niba muringaniye rero ntuzirirwe ushakisha umugabo ngo ushoboye kugutunga, kubera ko nawe wamutunga, mwese muri bamwe. Ikindi kintu cya 21 nakubwira nuko niba udashoboye kuba gome yo gusiba intege nke zanjye, ntuzabe n'ikaramu yo kwandika intege nke zanjye. Niba udashoboye kuba gome yo gusiba intege nke zanjye, ntuzabe n'ikaramu yo kwandika intege nke zanjye. Icyo ni ikintu cya 21 nari maze kukubwira. Ikintu cya 22 rero nakubwira nuko hari umunsi uzasubiza amaso inyuma, maze utangire kwivugisha uti sha burya wa muntu yarankundaga, none nabaye igihoni, sinamuha agaciro. Ayo magambo uzayavuga. Hari umunsi uzasubiza amaso inyuma, maze utangire nyine wivugishe gutyo, uvuga uti sha wa muntu burya yarankundaga, gusa nyine ninjye wabaye igihoni, maze sinamuha agaciro. Abo bantu rero bazaba baratumye umureka, nabo muzaba mutakiri kumwe muri icyo gihe uzaba uri kuvuga ayo magambo. Abo bantu bazaba baratumye amaso yawe utayahanga ku muntu wagukundaga, maze ahubwo ukaba aribo ushidukira. Ayo magambo uzayavuga nyine abo bantu nabo mutakiri kumwe, ahubwo bari busy cyane mu gucangacanga n'abandi bagenzi bawe. Ubwo icyo nashaka kukubwira nuko umunsi umwe bizakubaho yuko nyine uvuga ngo urya wa muntu yarankundaga, ariko sinabihaye agaciro, none ubu ngubu ndifuza kongera kubona urukundo rwiwe, ariko nanone ukabivuga nyine utakirubonye. Ikintu cya 23 nakubwira nuko abagore benshi bisanze mu ngo nyine zitari zabo, kubera ko bashatse bakurikiye amafaranga.
kandi n'abagabo benshi nabo bisanze bari mu ngo zitari izabo kubera ko nyine bashatse bakurikiye ubwiza bw'inyuma. Ubu icyo nshaka kukubwira ni uko abantu benshi bari mu ngo cyangwa se bubatse ingo bari mu ngo zitari izabo. Umuntu wari kukubera umugabo mwiza kandi ukishima waramwanze kubera ko nyine wabonaga ngo nta mafaranga agira. Nuko rero ujya mu rugo rutari urwawe ngo urukurikiye amafaranga. Kandi umuntu wari kukubera umugore mwiza nawe waramwanze kubera ko nyine ngo ntago yari afite ubwiza nyine bushamaje. Umuntu wari kukubera umugore mwiza maze akaguha ibyishimo nyine by'urushako waramwanze kubera ko nyine ubwiza bwiwe ngo ntago ngo bwari bushamaje. Nuko rero uyu munsi ukaba uri umugabo ariko ukaba nyine uri mu rugo rutari urwawe cyangwa se uri kubana n'umugore utari uwawe bitewe nuko nyine mwabanye ukurikiye ubwiza bw'inyuma. Abantu mwese byagendekeye gutyo rero ntago nababwira ngo ingo izo ngo nanjye vuga ngo ingo zanyu izo ngo nta nubwo ari izanyu kubera ko nyine n'abantu mubana ntago ari abanyu. Ariko nanone ntago nababwira ngo musohoke muri izo ngo zitari izanyu ni muzigumemo kubera ko nyine urwishigishiye ararusoma. Ikintu cya 24 nakubwira nuko buriya ubugaragaje ubuhoni bukomeye cyane igihe urakaye kubera ko abantu nyine batagupostinze. Mu gihe abantu batagupostinze nyine ugasanga bigize ibibazo cyane warakaye, kanaka ntago yampostinze, kanaka ntago yapostinze. Ugasanga nyine warakaye kubera ko umuntu runaka nyine atagupostinze. Gusa ikintu nakubwira aho ngaho nuko buriya n'imbeba bayipostinga ku gashashi nyine kaba karimo umuti wo kuyica. Kaye nakubwira yuko nyine kuba iriya mbeba baba bayishushanyije cyangwa se iba iri kuri kariya gashashi karimo umuti wo kuyica ntabwo baba bayishyizeho kubera urukundo bayifitiye. Ntabwo rero umuntu apostinga undi kubera ko amukunda. Ntuzabone abantu bapostinze abandi ngo byose uhite ubihuza n'urukundo, ntago ari byo. N'imbeba bayipostinga ku gashashi nyine karimo umuti wo kuyica. Ikintu cya 25 nakubwira nuko uriya muntu nyine wumva uramutse umubonye nyine ubuzima bwawe bwagenda neza. Ukavuga ati uriya ndamutse mubonye niwe wanjye, bundi niwe naremewe n'uriya nta wundi. Uriya ndamutse mubonye ubuzima bwanjye bwagenda neza, ibintu byaba ubuzima bwanjye bwa bugiye ku murongo. Reka nkubwire ko uriya niwe muntu wagukorera ibintu bitangaje maze bikazatuma utongera na rimwe kwizera abantu. Uriya muntu ureba ukabona nyine ni mwiza, ni umuntu aramutse aje mu buzima bwawe ibintu byose byagenda neza. Uriya muntu niwe nkubwira ko yagukorera ibintu bitangaje maze bigatuma uhurwa abantu, ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe wongera kwizera abantu n'umunsi n'umwe. Ikintu cya 26 nakubwira nuko buriya kure kuwukunda agasanga uwakunda nabyo ni urukundo. Nuramuka uretse umuntu ukunda nyine nawe agasanga uwakunda, ibyo nabyo bizaba ari urukundo. Ikintu cya 27 nakubwira nuko buriya udakwiriye kuzajya upfa kwizera aba bantu babiri. Aba bantu babiri ntuzapfe kubizera, umuntu uhaze cyane ndetse n'umuntu ushonje cyane, ntukabizere. Ikintu cya 28 nakubwira nuko buriya ubuzima ntabwo ari bugufi nkuko wowe uhora ubitekereza. Ubuzima ntabwo ari bugufi, ahubwo nyine ubuzima bukubana bugufi kubera ko nyine uba uri busy mu bintu bitakureba.
wowe uhora uri busy ubuzima bwawe bwose waba buhariye nyine kwishyira mu bintu bitakureba. Ibyo rero bituma ubona ko ubuzima nyine ari bugufi, ari butoya, ariko wowe nyine uzagere gutya maze uzajya ukora ibintu bikureba, we kujya mu by'abandi bitakureba, maze urebe ukuntu ubuzima ari burebure cyane. Ikintu cya 29 nakubwira nuko buriya nunanirwa ntuzahite ubivamo. Umunsi wananiwe ntuzahite ufata umwanzuro wo kubivamo, kubera ko ahubwo nyine uzahita ufata akaruhuko, maze numara kuruhuka ubone gukomeza akazi. Gufata akaruhuko rero ntabwo ari ubunebwe, kubera ko ubunebwe ni igihe waruhutse ahubwo mbere yo kunanirwa. Buriya iyo uruhutse mbere yo kunanirwa nibyo byitwa ubunebwe, ariko kuba wananiwe hanyuma ukaruhuka byo ntago ari ubunebwe, ahubwo nyine uba uri gushakisha izindi mbaraga kugira ngo uze kongera gukomeza akazi kawe. Rero ni ikintu cya 28 mu bintu 37 uyu munsi naguteguriye ko ndi bukugezeho, aho nkubwira yuko nunanirwa ntuzahite ubivamo, ahubwo uzafate nyine akaruhuko maze ukomeza akazi. Gufata akaruhuko ntago ari ubunebwe, kuko ubunebwe ari igihe nyine uruhutse mbere yo kunanirwa. Ikindi nakubwira, ikintu cya 30 nakubwira nuko buriya inkundo nyinshi zimeze nk'ibiti by'amapapayi. Inkundo nyinshi zimeze nk'ibiti by'amapapayi, kubera ko igiti cy'ipapayi buriya ntago ntiwakibazamo urubahu, ntiwakibazamo isekuru, nta nubwo cyavamo n'umuhini. Uko rero niko inkundo nyinshi zimeze nyine nk'ibiti by'amapapayi. Ikindi kintu nakubwira, buriya ntuzagire na rimwe gutya ngo utakaze umuntu ugukunda, ngo usanze umuntu ukwifuza. Gutakaza umuntu ugukunda maze ugasanga ukwifuza kugira ngo yishimishe, nabyo ni ubuhoni. Ubwo rero uzajya ureba ngo mbese uyu muntu arankunda cyangwa aranyifuza. Numara kubona abo bantu rero uzahitemo gusanga ugukunda aho gusanga ukwifuza. Ikindi kintu cya 32 nakubwira nuko buriya hari abantu nyine bubaka ubushuti n'iraha, ugasanga bo n'iraha nyine bari kubaka ubushuti bukomeye, ariko kandi bakiyibagiza yuko ibibazo ari umuturanyi wabo wa bugufi. Ikintu cya 33 nakubwira nuko buriya nuramuka utikoresheje ukiri umusore, bazagukoresha umaze gusaza. Nutikoresha ukiri umusore bazagukoresha umaze gusaza. Nakubwiye yuko buriya ibintu bizagutunga umaze kugira umusatsi w'umweru, ubishaka ugifite umusatsi w'umukara. Ibintu bizagutunga ufite umusatsi w'umweru, maze kugira umusatsi w'umweru ugomba kubishakisha ugifite umusatsi w'umukara. Tugeze ku isaha y'isa 8:45 muri studio za BVN Radio Best Voice Network. Ni mu kiganiro menya byinshi ubukurikiye unyuze kuri www.bvnrwanda.com, hanyuma tukabasha kugenda twunguka ibintu by'ubwenge.
sa mwihangane ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza bitewe niba ari aka kavumbi niba ari iki ntabwo ibintu bimeze neza ariko nizera ko muri kunyumva kandi message ndi kubaha muri kubasha kuyumva neza. Ikintu cya 34 nakubwira nuko buriya niba politike itakugaburira wowe ntabwo uri umunyapolitike rwose. Niba politike itakugaburira wowe ntago uri umunyapolitike ahubwo uri umufana wa politike, ndetse ahubwo uri n'umufana wa politike mu nyuguti nkuru. Niba politike itakugaburira wowe ntago uri umufana, ntago uri umunyapolitike ahubwo nyine uri umufana wa politike, ndetse uri n'umufana uri n'umufana nyine wa politike mu nyuguti nkuru. Ikindi nakubwira nuko nyine uri umushabitsi w'abatunzwe na politike. Ikindi nakubwira cya 35 nakubwira nuko mu isi ya politike ikinyoma kizaguha ubwigenge kandi nyine kikugaburire. Mu isi ya politike ikinyoma kizaguha ubwigenge kandi kikugaburire, ariko ukuri kuzagushyira cyangwa se kuzashyira ubuzima bwawe mu kaga utigeze kubona. Kundi kuri guhari rero nakubwira nuko ubwo ndi ku kintu cya 36 mu bintu 37 naguteguriye uyu munsi. Reka nkubwire ikintu cya 36. Muri iki gihe nushaka kurera umwana nk'uko kera byakorwaga, bizitwa ko uri kubangamira no kurengera uburenganzira bw'umwana n'ikiremwa muntu muri rusange. Ubwo ndi kubwira abantu barezwe cyangwa se babayeho mu myaka yatambutse. Nushaka kurera umwana nka kuriya nyine cyangwa se ugashaka kurera umwana nyine nka kuriya wowe warerwaga kera, bizitwa ko ibyo bintu iyo mirerere ari iya gishenzi cyane, ndetse bizitwa ko uri kubangamira no kurengera uburenganzira bw'umwana n'ikiremwa muntu muri rusange. Ubwo abantu bavuba wenda bavutse mu myaka ya hafi bashobora kuba bibaza ngo ese kurera wenda by'iki gihe bitandukanye n'ibya kera. Bakibaza batese kera ubundi abantu nyine barerwaga gute, byagendaga gute? Ibya kera rero iyo ushatse kubigarura ubu ngubu nyine byitwa ubuhoni ndetse n'ubushenzi cyane. Abantu rero barezwe kera mu myaka yatambutse, abo mubona wenda mukabona n'ababyeyi banyu cyangwa se nawe ushobora kuba unkurikiye uri mukuru. Ibyo rero uwo mubyeyi wawe reka nkubwire bimwe mu bintu byamubayeho byamugize ubona ari we uyu munsi, akaba yarakubyaye kandi nyine akaba ari umubyeyi wawe uyu munsi. Reka nze nkubwire bimwe mu byo yagiye acamo byatumye nyine aba uwo ari we uyu munsi.
ngiye kubwira ibintu bigera kuri 32 bituma umubyeyi wawe umubona ameze uko ameze uyu munsi, cyangwa se nawe niba uri kunyumva uri mukuru, nawe ngiye kukwibutsa ibintu byatumye umera uko uri uyu munsi. Ibyo iki gihe nyine ibyo ibisigaye byitwa nyine ubushenzi, cyangwa se ibintu byo kutubahiriza agateka kazina muntu muri iki gihe. Murakomeza rero mugenda munyihanganira kubw'uko numva ibintu bitameze neza, ijwi ritameze neza, ndi kugenda byivangavanga hato na hato. Gusa nakubwira ko ikintu cya mbere, kera mu kurera abana babo, icya mbere kudasuhuza abantu bakuru ubyutse mu gitondo warakubitwaga. Kubona ubyutse mu gitondo ugatambuka ku bantu bakuru ntubasuhuze, wahitaga ukubitwa tayari. Icya kabiri nuko kudasuhuza abashyitsi warakubitwaga. Gukaraba mbere y'abashyitsi warakubitwaga. Kwiriza nta mpamvu warakubitwaga. Kugerageza guhaguruka mbere yuko nyine abantu bakuru bahaguruka mu gihe cyo kurya, we wamara kurya ugahita uhaguruka abantu bakuru batarahaguruka mumaze kurya, warakubitwaga n'ubundi. Mu gihe rero abantu bakuru babaga bari kuganira maze ukajya kwihagarikishwa imbere yabo nabwo, cyangwa se kwihagarikishwa iruhande rwabo nabwo warakubitwaga. Kugerageza kwicara abantu bakuru bo bahagaze warakubitwaga. Iyo watumwaga kuri butike maze ugatinda warakubitwaga. Kujya ku ishuri ugatinda gutaha nabwo warakubitwaga. Ikintu cya 10 nakubwira nuko iyo wabonaga abashyitsi nyine batashye, abashyitsi baje gusura iwanyu, maze igihe cyo gutaha kikagera ugatangira kwiriza ngo urashaka kujyana nabo, iyo bamaraga kugenda warakubitwaga. Iyo wihaga ibintu byo kwitambukishwa imbere y'abashyitsi bari kurya warakubitwaga. Iyo wasubizaga umuntu mukuru ibintu bipfuye warakubitwaga. Iyo watukaga umuntu mukuru cyangwa se umwana warakubitwaga. Iyo wihaga kujya impaka n'abantu bakuru, nyine ugasanga uri gushaka kujya impaka nyine ku bintu abantu bakuru bakubwiye nabwo warakubitwaga. Iyo wagiraga gutya rero, iyo wakubitwaga nyine ukarira warakubitwaga kugira ngo uceceke. Iyo wakubitwaga nturire warakubitwaga kugira ngo urire, maze warira ugakubitwa kugira ngo uceceke. Iyo wakubitwaga rero ku ishuri maze ugataha ukabivuga wenda kugira ngo nyine bakunde bakwihanganishe nabwo warakubitwaga. Kurya mu gasozi warakubitwaga. Iyo wihaga ibintu byo gukarabya bo mu rugo mbere, kandi nyine hari abashyitsi ntubanze kuba ari bo ukarabya, nabwo nyine warakubitwaga. Ariko mu kugukubita icyo gihe, nyine uzanye amazi maze ukabanza gukarabya abantu bo mu rugo iwanyu musanganywe, mbere yo gukarabya abashyitsi, barakurikaga mukabanza nyine mukarya, ariko mwamara kurya nyine ugasanga nyine nka mama araguhamagaye mu cyumba arakubwira ati ngwino nkwereka akantu mpereza. Maze rero ukamusanga mu cyumba agakubitaho urugi, maze ubundi akagukubita nk'ibintu bingahe, maze ubundi akakubwira ati kimve mu maso. Ugatinyuka ugakarabya abantu bo mu rugo mbere yuko ukarabya abashyitsi. Icyo gihe rero nakubwiye yuko utabaga wemerewe kurira, kandi nanone iyo wakubitwaga nturire warakubitwaga kugira ngo urire, wakubitwa ukarira nabwo ukakubitwa kugira ngo uceceke.
ikintu cya 20 nakubwira nuko gukarabya abantu bato udahereye ku bakuru nabwo warakubitwaga. Iyo wazaga kuvuga rero ngo wakubiswe nabwo warakubitwaga. Iyo mwabaga muri gukina, wenda muri gukina nk'umupira maze umuntu mukuru agatambuka mugakomeza mugakina, ntimumureke ngo abanze atambuke mubone gukomeza gukina, nabwo mwarakubitwaga. Icya 23 nuko iyo wajyaga mu gasozi maze ukazana nyine utugambo wakuyeyo maze ugatangira nyine kutubwira abo mu rugo, nabwo warakubitwaga, gutangira uzimu ruzana amazimwe. Iyo wahabwaga n'amafaranga n'umuntu utazi, nabwo warakubitwaga. Iyo watangiraga kurobanura ibyo kurya ngo ibinda birya ibisimbirya warakubitwaga. Iyo wagendanaga n'inshuti zawe mu rugo badashaka cyangwa se batemera kugendana nazo warakubitwaga. Iyo umuntu mukuru yazaga mu rugo iwanyu kukurega, byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri, nabwo warakubitwaga. Iyo rero wagiraga gutya maze ukicarana n'abantu bakuru ugatangira kwisekeshwa ubusa batazi ngo uri guseka iki, nabwo warakubitwaga. Iyo wagiraga gutya maze ukishyanutsa ugatangira kubaza papa cyangwa mama ngo uvuye he, warakubitwaga. Iyo bagukubitaga rero maze ugahita utangira gushaka kubahimisha, kubabwira ngo kwiyangishwa ibiryo, nabwo warakubitwaga. Ikindi nuko iyo wihaga kurara utariye, nabwo warakubitwaga. Icya 32 rero nacyo cya nyuma, iyo baguhamagaraga maze ukitabisha amaguru nk'imbwa utavuze, nabwo warakubitwaga. Bashakaga nyine ngo baguhamagare uze nyine bakubwire ariko wanitabye. Ibyo kuguhamagara ugahita uza wirukanka witabisha amaguru nk'imbwa, wahita gukubitwa tayari. Ibyo bintu rero umaze kukubwira uko ari 32 byose byari bikubiye mu ngingo ya 36 yatubwiraga uburyo imirerere ya kera ndetse n'iy'ubu ngubu nayo nyine itandukanye, aho imirerere ya kera iyo ushatse kwizana ubu ngubu bavuga kuri kurengera agateka kazina muntu, kandi nyine bigafatwa nk'imirerere y'ubushenzi. Reka rero nkubwire ikintu cya 37 ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho menya byinshi yacu y'uyu munsi. Ikintu cya 37 nacyo ukuriye kumenya muri ubuzima nuko igifu n'ubwonko byose bikeneye kurya. Icyo kurya cy'ubwonko rero ni ugusoma, naho ibyo kurya by'igifu byo namwe murabizi nyine. Igitangaje rero nuko akenshi duhirimbanira nyine gushaka ibyo kugaburira igifu, tukibagirwa kugaburira ubwonko bwacu. Ubwo rero nakubwira ngo tangira kugaburira ubwonko bwawe ukurikira ikiganiro menya byinshi, ukurikira kuri BVN Radio Best Voice Network, Never Feel Lonely, maze utangire kugaburira ubwonko bwawe uburinde kurwara bwake. Wakurikira ikiganiro menya byinshi rero kuri BVN Radio unyuze kuri y3.bvnrwanda.com, ukaba wabasha kudukurikira aho uherereye kuri iyi si ya rurema. Reka rero ngushimire wowe twabanye guhera ku isaha y'isa 8 mu kiganiro menya byinshi, nkubwira ko ikiganiro menya byinshi bagiteguriye kandi umaze kukigezweho nanjye Fidele Uwikunda. Reka rero tuzongere gusubira ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 8, nabwo tuzaba turi kumwe mu kiganiro menya byinshi. Ubwo rero ntuzajye ujya kure nyakira amajwi yawe, mu kanya gato ugiye kubana na Everywhere C7. Ugiye kubana na Everywhere C7 mu kiganiro BVN Sport Prime.
ubwo rero reka nsoze kandi mbasezera mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uwiteka akomeze kubana namwe, tuzasubira ku munsi wo ku cyumweru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.